Ndabaramukije kandi mwiriwe. Uyu munsi ngiye kubaganirira ku ngingo 10 cyangwa se amakosa 10 wowe mukobwa cyangwa se wowe muhungu, wowe mugabo cyangwa se wowe mugore udakwiye gukora mu rukundo. Burya urukundo ntabwo ari urw'abantu babiri batarabana cyangwa se bagiteretana, ahubwo urukundo ni urw'abantu babiri bafitanye isano yo gukundana cyangwa se barimo gukundana. So niba ukundana n'umuntu, hano naguteguriye ibintu 10 ukwiriye kwirinda mu rukundo niba ukundana n'umuntu. Ibi bintu 10 urakwiriye kubyirinda mu gihe uri muri relationship cyangwa se urimo urakundana n'umuntu, yaba umugore wawe se, yaba se umugabo wawe, yaba se fiance wawe. Ibi bintu ukwiriye kubyirinda. Ibintu 10 umusore cyangwa umukobwa bari mu rukundo bagomba kwitondera no kwirinda. Icya mbere kugira ibanga ryinshi cyane, kudashaka gusangiza ukuri mugenzi wawe. Impamvu y'iyi ngingo, kubika ibintu bikomeye utabwira uwo mukundana bishobora gutuma atakwizera. Yego, bivuze iki rero? Ahangaha biba byiza iyo usangije umupate nawe cyangwa se twamwita nk'umufatanyabikorwa cyangwa se mugenzi wawe cyangwa se umukunzi wawe, kumusangiza amakuru yawe kugira ngo akumenye, kugira ngo amenye amateka yawe, kugira ngo amenye ngo niki cyakubayeho. Ibyo ngibyo bimufasha kugira ibyo yitondera kuri wowe bitewe n'iki, bitewe n'uko hari ibyo wamubwiye, hari ibyo wahuye nabyo, akigengesera kugira ngo adashobora kuba yagukomeretsa. Inama ahangaha rero, mubwire ibyo akwiriye kumenya cyangwa se ibyo wumva akwiriye kumenya. Niba ari sheri wawe cyangwa se niba ari umugore wawe, mubwire ibyo wumva akwiriye kumenya. Hari bimwe utamubwira, ahantu mwumve neza. Hari ibintu bimwe udakwiriye kubwira umuntu mukundana ubona ko byasenya iki relationship yanyu, kandi nawe ukabona unabimubwiye ntacyo byamumarira. Indi nama ya kabiri ni ukwirinda kugira ishyari rirenze cyangwa se gukekakeka buri kimwe cyangwa se bya hato na hato. Ari kuri telefone, ubona ni umukobwa mukundana, utangiye gukeka ngo hari umuntu bari kuvugana. Aho ni nko kugira ishyari umuntu utazi cyangwa se kugira ishyari mu bintu utazi, kumukeka mu bintu bitari ngombwa. Ibi ngibi rero iyo bikabije bishobora gutera urwango hagati yanyu mwembi. Ugasanga niba ari umukobwa cyangwa se umugore atangiye kukwanga, ati uriya muntu aramfuhira cyane agakabya, uriya muntu arankeka cyane agakabya, uriya muntu angisha ari nk'umvugana n'abandi bantu agakabya. Iyo birengereye bituma hagati yanyu hazamo iki? Amakimbirane. Inama ahangaha rero, inama y'inyamibwa, ni ukwiga kwizera. Ikintu uracyumvise? Ni ukwiga kwizera mu rukundo no kumuha umudendezo we. Burya buri wese agira iki? Buri wese agira umudendezo we. Ariko niba ukundanye n'umuntu akaguhoza kuri pressure, akaguhoza ku nkeke ngo wavuganye nande, wagiye he, kuki wavuganye na kanaka, kuki twari tukugendana ukitaba kanaka aguhamagaye, no, aho ngo baba bamuje iki? Umudendezo. Biba bisaba kugira ngo umwizere. Burya niba ari nk'umukobwa, abahungu hanze mbabwira akantu, cyangwa se abagabo, umugore wawe iyo avugana n'umuntu ukamwereka ko ibyo ari gukora umwizeye ko hari amakosa atakora, nawe hari ibyo ajya gukora, umutima ukamucira urubanza. Ariko iyo uri umukekakeka, ushobora kuba unamushinja uvuga ngo ibi ngibi urabikora, ugira gutya, nawe ubwo hari igihe agera igihe akavuga ngo n'ubundi kambikore, ko n'ubundi si anshinja ko mbikora, reka mbikore. So mu rukundo biba byiza kwizerana.
Ikindi kintu cya gatatu ukwiriye kwirinda mu rukundo ni ukwirinda kuvuga nabi, imvugo mbi. Hari umugani uvuga ngo imvugo mbi ikura nguvuze ni umugani wakumva ari nk'umugani w'abashumba ariko nyine ufite igisobanuro. Kwirinda imvugo mbi nko gutukana, gutuka umukunzi wawe, gutuka umuntu mukundana, yakora agakosa gato ugahita umutuka. Ibyo bintu bimwangiriza mu bwonko, bigatuma yumva nyine uri umunyagasuzuguro utamwubaha. Niba uri umugabo, umugore wawe, cyangwa se niba uri umusore, umukobwa mukundana akabakoza agakosa ugahita umutuka, ntabwo umwubaha. Niba uri umukobwa cyangwa se umugore cyangwa se umudamu, reka mfashe ijambo umudamu, umugabo wawe cyangwa se sheri wawe cyangwa se umukunzi wawe yakora ikosa ugahita umutuka, ntabwo umwubaha. Umuntu wubaha ntabwo umubwira nabi, ukoresha imvugo nziza. Yego, impamvu ahangaha kuri ikintu cya kabiri cya gatatu ukwiye kwirinda, ijambo rimwe ribabaza rishobora gusenya ibyo mwubatse imyaka myinshi. Iyi ngingo urayumvise? Impamvu ijambo rimwe ribi rishobora gusenya ibyo mwubatse umwaka wose, imyaka ibiri. Niba ari umukobwa mukundana cyangwa se ari umuhungu mukundana, ugasanga uramututse, umubwiye nabi, agahita afata uyu muntu umbwira ijambo uhereye none kuzageza iteka ryose ntabwo nzigera namukunda, kandi mwari mumaze imyaka 3 muri guteretana, wenda muri fiançailles mwitegura kwa mwaba. Inama hanga rero iyi mpuguke bagira, ganira mu bwitonzi. Niyo waba ubabaye, shyira mu gaciro, ugereranye. Ntukitwaza amarangamutima yawe ngo utuke mugenzi wawe. Ubwo mugenzi wawe mvuga ni umuntu mukundana, ni umuntu muri relationship imwe. Ntukitwaza amarangamutima cyangwa se ibibazo wahuye nabyo umubwire na gusa. Ushobora kumubwira nabi ntiyumve ko bitewe n'ayo marangamutima, agahita yumva ko ugize ute, agahita yumva ko ubikuye ku mutima. Relationship yanyu ikabigize ute, ikaba icitsemo kabiri. Ikindi kintu cya kane ukuriye kwirinda gukora mu rukundo ni ukugereranya uwo mukundana n'abandi. Iki kirakomeye cyane cyane ku basore cyangwa se ku bagabo. Ufata umugore wawe ukamugereranya na kanaka. Ufashe Diane wawe umugereranyije na Josiane mwahuye uri kumwe n'uwo mukunzi wawe, ni ikosa rikomeye, biramubabaza. Impamvu bituma yumva ko adahagije, bikamuca intege. Iyo mpamvu urayumva, ukwiriye kwirinda ibi ngibi. Bituma yumva ko adahagije, hari ibyo abura, hari ukuntu yumva tuzuye kuri wowe. Ibyo rero bikamuca intege muri relationship yanyu. Niba wenda mwari mumaranye nk'umwaka cyangwa imyaka 2, akumva ko ataguhagije, akaba yabatira kubera ko atangiye kugereranya n'abandi, ubwo yatangiye kubona ko ngewe nta gisobanuro mfite kuri we, ugasanga relationship yanyu ayivuyemo kandi byarabavunnye mwe maze igihe mugira ute mubyubaka. Inama rero ahangaha, emeza uwo ukunda uko ari kose. Uwo ukunda mwemeza uko nguko. Niba mwarakundanye wenda afite nk'ijisho rimwe, mwemeza uko. Ntuzagire nyuma ngo utangiye kuvuga ngo kanaka ngo uzukunda afite amaso meza, ngo kugira amaso abiri meza ni byiza. Aho ngubu uri kumuca intege, abona ko nyine kuba iryo jisho atagira, ubu uri kumubwira ko hari icyo abura, bikamuca intege rero mu rukundo. Mwemeza uko ari, ntumugereranye n'uwahoze cyangwa inshuti zawe. Uwahoze ari iki? Ari umukunzi wawe cyangwa se inshuti zawe. Ntukamugereranye na ex wawe, mutazakora ikosa. Mwabagabo mwe, niba uri umugabo cyangwa se niba uri umudamu, niba uri umukobwa cyangwa se uri umusore, ntuzigere ugereranya umukunzi wawe na ex wawe. Bimuca intege pe, bimuca intege. Ahubwo uzamwereka ko ex wawe nta kintu amurusha, ko wowe mubana ari we mwiza, uwo mubana ari we mwiza.
ibyo ngibyo nibyo bituma nawe uwo umuntu muri mu rukundo abona ko ari confident, akumva ko nyine yuzuye kubera ko hari icyo arusha uwo mwahoze mukundana. Rero ntukamubwire ngo ariko ngo ugereranyije n'uwo twakundanaga wowe aka kantu karabura. No, bituma yumva atari comfortable yo kuba akundana nawe. Ntuzamugiranye n'inshuti za niba hari nk'inshuti, niba uri umusore akaba ari inshuti z'abakobwa ufite ngo uruzi nk'uyizo ko umeze nka wa mukobwa wa wundi ukamumubwira, aho ngubu uri kumuca intege mu rukundo. Ntukamugereranye na ex wawe cyangwa ngo umugereranye n'inshuti zawe, niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umuhungu, bitewe n'uwo uriwe n'ukundana nawe. Ikindi kintu cya gatanu ukwiriye kwirinda mu rukundo ni ukutubahiriza ni ukutubaha igihe, n'amarangamutima n'ibyifuzo bye. Ni ukutubaha igihe cye, amarangamutima ye ndetse n'ibyifuzo bye, kutabyubaha. Impamvu kuri iki kintu cya gatanu, iyo wihugiraho cyane wibagirwa ko urukundo ari uruhare rwa bombi. Kwihugiraho bivuze ngo kutubaha igihe cyangwa se kutamuha igihe, ni ukuvuga ngo urukundo ni urwa bombi no guhana igihe. Ni ukuvuga ngo niba ukundana n'umuntu muha igihe, uzamumushakira umwanya, vuba wenda muri weekend tuzahura, ye kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu mfite akazi kenshi, ariko muri weekend tuzagira tuzahura tuganire, twongere tuganire ku rukundo rwacu. Muha igihe, muha umwanya, ngo wumva amarangamutima ye, kandi amarangamutima y'umukunzi wawe ntabwo wayumva mudafitanye, utamuhaye igihe. Inama ahangaha bagira, uba ugomba kumwubaha. Icyo ni icya mbere, ukamwumva. Kabiri, ndetse ukamuha n'umwanya. Ikindi kintu cya gatandatu ukwiriye kwirinda mu rukundo, kuvogera ubuzima bw'uwo mukundana bwe bwite, gukurikirana cyane, icyo bita ngo ni ugusipayinga, kumunekaneka bya hato na hato. Ntukaneke umukunzi wawe mu rukundo, kirazira. Numuneka akagufata uri kumuneka, icyizere yaragufitiye kizahita kiyoyoka. Impamvu ahangaha, gufata telefone ye muri kumuneka, gucekinga email ye muri kumuneka, ndetse no kumubaza buri wese avuganye nawe, mbese bisobanura kumuhoza ku nkeke. Gucekinga telefoni yiwe, ubwo ni nimero ya telefone, ubutumwa buhaje za WhatsApp, ugacekinga ama email ye, urebe niba hari umuntu wamwandikiye, aho ngo bigaragaza kutamwizera. Iki kintu muzajye mukirinda, kumunekaneka bya hato na hato. Buri umuntu mukundana iyo yakwemereye urukundo, nubwo wenda tutabyizera 100%, wenda tugashidikanya, ariko umuntu wakwemereye urukundo ntabwo yagenda ngo aruhe undi, keka iyo atagukunda. Ariko iyo ubona mu birimo neza, atari nk'izi nkondo z'ubu ngubu, wenda usanga akubwira akagukunda, ejo akabibwira undi, ejo bundi akabibwira undi, ejo bundi akabibwira undi. Ariko ibyiza cyangwa se ikizima ahangaha ni ukwirinda kumunekaneka. Niba mukundana it's okay, kuko n'ubundi niba aba yatagukunda ntabwo yakemera ko mukundana, cyangwa se aba yatagushaka ntabwo yakemera ko mukundana, nta mpamvu yo kumuneka. Ahangaha inama rero ugirwa ni ugushyira imbere icyizere, kuko nibwo uzabona urukundo ruhamye. Mwizere, umuhe igihe, umutege igihe. Naba kubeshya cyangwa se gucitinga, iminsi izabigusobanurira, ntabwo ari ngombwa kumunekaneka.
ikindi kintu udakwiriye gukora mu rukundo, uhisha ibyo ukora cyangwa se abo muganira cyangwa se inshuti zawe. Uhisha umuntu mukundana, inshuti zawe n'ibyo ukora, ibintu nabyo ni bibi mu rukundo, nabyo bituma atakwizera. Iyo abimenye ko hari ibyo wamuhishe, niyo byaba ari ibyo gusa ahita avuga ngo hari n'ibindi wamuhishe. Akantu karareba abagabo n'abagore cyane cyane, kuko iyo muvuye gusezerana ku murenge muba mwasezeranye ngo tuzabona muri no byiza, ibyanjye n'ibye byose tubigize bimwe, ibyawe bibaye ibyanjye, ibyanjye bibaye ibyawe. Ntabwo aha ngaha ugomba kugira icyo umuhisha. Impamvu ibanga ritari ngombwa rikurura amakenga. Ibanga ritari ngombwa rikurura amakenga, bivuze ngo niba hari ibanga wagize akarivumbura, azajya agira amakenga, akubwira ngo hari n'ibindi buri utarambwira. Niba waba warabimaze iyo byose, agira amakenga akagukeka. Inama aha ngaha, ibinyangamugayo mu rukundo, ubwize uwo mukundana ukuri, mbese utagira ibyo umukinga. Indi nama ya 8 y'inyamibwa ukwiriye kwirinda mu rukundo: kwirinda gutera intambwe idateguwe. Yego, nko kubana, gukora imibonano mpuzabitsina idatekerejweho neza. Urubyiruko ahangaha muhatinde ahangaha. Kwihutira gutera intambwe idateguwe. Niba umuntu mukundana urukundo rwa nyarwo, atari nk'izi nkundu zino minsi ngo turakundana turya akantu birangira. No, urukundo rwa nyarwo. Niba mukundana urukundo rwa nyarwo rufite intego, urukundo rufite intego ni urukundo rwo kubana. Niba ugeze igihe cyo kubana n'umuntu, ugomba iyi ngingo ya 8 irakureba. Even n'abantu babana nk'umugore n'umugabo, nabingingira bareba. Kwirinda kwihutira gutera intambwe idateguwe, nko kubana. Ubwo ni ku bantu batari abana, bakiri abasingo. Ni ukuvuga ngo ntukihute gufata iyo ntambwe ngo reka tubane, ntabyo watekereje. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo mu rukundo bigenda nabi. Hari igihe ushobora gufata uwo mwanzuro mugahita mubana, ugasanga urukundo rwanyu rugenze nabi, kuko umubwiye ibintu ngo bihutiyeho, ntabwo mwabipanze. Guhutiraho ibintu bishobora gutuma murambirwa vuba cyangwa mubura icyerekezo. Yego, guhutiraho ibintu bishobora gutuma murambirwa vuba. Niba wenda ari nk'imibonano mpuzabitsina, ugasanga muyikoze buri munsi mutabitegerejeho, muhura muhita mukora nta kintu, ugasanga rurabarambiye. N'igihe wenda mugeze wenda cyo kuba mwabikora byemewe n'amategeko, ugasanga ntabwo nyine mwabikoze biri huti nyine biraho ngo bihutiyeho, cyangwa se mukamwana buri cyerekezo. Niba wenda mushakanye mutabitekerejeho, mwamara gushakana mukabura icyerekezo. Ikindi kintu ukwiye kwirinda mu rukundo, ahangaha turi kuvugana urukundo nyakuri, ntabwo ari urukundo rw'agahararo. Icya 9 ukwiye kwirinda mu rukundo, kwirinda gukunda urukundo rutagira icyerekezo cyangwa se intego. Kwirinda gukunda urukundo rutagira icyerekezo cyangwa intego. Abakobwa benshi rwose nabaha amanota 100%. Abakobwa benshi bakunda umuhungu urukundo rufite intego rwerekeza ku kubana, ariko abahungu nabaha 20% cyangwa 10%. Ayo ni amanota ndi kuvuga. Mukunda abakobwa kugira ngo mubajye mu maguru, mubarya akantu, nimurangiza mwigendere. Ariko ahangaha niba ugiye mu rukundo, irinda ibintu gukunda urukundo rutagira icyerekezo. Impamvu urukundo rutagira icyerekezo ruracika, ntabwo ruramba, ntabwo rukomera. Iyo
nk'ubu niba nkukunda njye ndi umuhungu nkagukunda uri umukobwa, aho ngaho wowe niba urukundo unkunda rufite icyerekezo njye nta cyerekezo rufite, ntabwo rwaramba. Ikindi kintu ukwiye kwirinda cya 10 ari nacyo cya nyuma, ukwiriye kwirinda mu rukundo kubura isengesho cyangwa indangagaciro mu rukundo. Ibi ngibi uku nguku biteguye ni ubushakashatsi bwakozwe kandi bwizewe, ni ibintu uba ukwiriye gukora mu rukundo cyangwa se amakosa ukwiriye kwirinda. Ukwiriye kwirinda kubura isengesho cyangwa indangagaciro. Niba utari umukristo, niba uri umukristo, mu rukundo urwo rukundo rwanyu ukwiriye kurusengera, ukarusengera, Imana ikarukomeza. Niba utari umukristo, urwo rukundo rukwiye kugira indangagaciro na kirazira. Yego, mukirinda, niba uwo mukundanye mubirimo neza, mukirinda kubaho nk'abatagira umurongo, kuko ahangaha impamvu nta ndangagaciro, nta rugero, mbese nta n'umusingi w'urukundo waboneka. Niba utari umukristo, aho birumvikana nta isengesho rizabonekamo, ariko niba uri umukristo wemera Imana, ugomba gusengera urwo rukundo. Niba utari umukristo utemera Imana, uri umukristo urangwa udakunda gusenga, icyo ugomba gukora ni iki? Ugomba kugira indangagaciro, ukavuga uti urukundo nyakuri rukurikiza ibi n'ibi, urukundo rukagenda neza. Mujye musenga igihe muri mu rukundo, musengere inkundo zanyu, mushyire imbere indangagaciro nk'ubudahemuka, ukuri no kwihanganirana. Ndabakunda cyane. Ibi byari ibintu 10 mu rukundo umuntu uwo ari we wese ukundwa, wifuza gukundana cyangwa se ushaka gukundana akwiriye kwirinda.